Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, turabasuje kandi tubahaye ikaze, tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi nje kuganira nawe ku kintu cyahindura ubuzima bwawe, nje kuganira nawe ku mbaraga ziri mu kwibaza ikibazo kimwe gishobora kuba cyatuma ubuzima bwawe buhinduka. Ese nawe hari ikibazo ujya wibaza cyangwa hari ikibazo wigeze kwibaza hanyuma wica ukagitekerezaho ukagiha n'igisubizo bigufasha guhindura ubuzima bwawe? Niba gihari gitusangize muri comment, ariko kandi niba ntacyo, ngwino hano tuganire ku kibazo gito cyane ariko gishobora kuba cyahindura ubuzima bwawe. Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu baguma mu buzima bumwe imyaka igashira indi ikaza, nta terambere, nta mahoro, nta nzozi, mbese nta kintu gishoboka ubona bariho? Ariko wareba hirya ukabona hari n'abandi batari beza kurusha abandi, badafite imbaraga kurusha abandi, badafite ubwenge buruta ubw'abandi, ariko ukabona bagenda bazamuka gahoro gahoro, bakagenda ubwo bagera ku ntego zabo, bakabaho ubuzima bufite icyerekezo. Abo nabo ujya ubabona? Rero itandukaniro usanga ari rito cyane. Itandukaniro ntabwo ari uko bo bagize amahirwe kurusha abandi, itandukaniro ntabwo ari uko bari bafite amafaranga menshi kurusha abandi, itandukaniro ntabwo ari aho batukomoka cyangwa se baturuka, ahubwo itandukaniro ririmo akenshi ni rimwe gusa. Ni cya gihe umuntu yicaye akibaza ikibazo kimwe, akagira igisubizo kiri mu mutima we atabeshye, avugishije ukuri, hanyuma icyo kibazo iyo agihaye igisubizo nibwo ahita areba akavuga ati ese kumbi burya ni gutya byari bimeze, ese kumbi burya ni gutya ntekereza, hanyuma akahita afata umwanzuro. Reka ngaruke kuri wowe udukurikiye. Waba warigeze na rimwe wicara ukibaza ijambo rivuga ngo kuki? Uyu munsi ndifuza ko uza ukicarana nanjye ukankurikira, maze tukaganira ku mbaraga zikomeye cyane abantu benshi cyane bakunda kwirengagiza, imbaraga zo kwibaza ijambo rivuga ngo kuki. Ese ubundi kuki abantu batinya kwibaza kuki cyangwa se why? Buriya uzarebe umwana muto, iyo amajije kumenya kuvuga, amajije kumenya kubaza ibibazo, akenshi aragenda akabaza umubyeyi we cyangwa se undi muntu bari kumwe, akamubaza, araza niyo utetse akakubaza ngo ese uratetse? Ukamusubiza ngo yego ndatetse, akakubaza ngo kuki? Kuki? Abantu mwese ndabizi ko mwahuye n'abana, nta muntu n'umwe utarahura n'umwana muto cyane, yaba ari uwawe, yaba uwo muvukana, yaba uwo mu rugo wabayemo, yaba uw'abaturanyi, yaba uw'inshuti, buri wese yahuye n'umwana. Nta mwana n'umwe wari wabaho akamenya kuvuga, akarinda ubwo asobanukirwa ibintu byose atarabaza ijambo kuki. Ni ryo jambo abana bahora babaza buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Wasohoka mu rugo ugiye, umwana akakubaza ngo kuki ugiye? Waba ugiye kumuha ibiryo akakubwira ngo kuki umpaye ibiryo? Ukakubaza kuki ukamusobanurira, nibyo bituma asobanukirwa neza ikintu kibayeho. Rero nawe kuki utakwibaza ngo kuki? Wibaze ijambo rivuga ngo kuki. Rero reka hano noneho turebere hamwe kuki ubundi abantu batinya kwibaza kuki. Abantu benshi babaho mu buzima batabanje kubaza, bagakora akazi ntibabaze impamvu bari gukora ako kazi. Umukoresha wawe akaba yaza akanaguhindura akazi, ntubaze impamvu aguhindurira akazi, ukumva nyine ubwo niko yakugeneye, ukemera ko umugenerwabikorwa ariko ntubaze impamvu. Ejo bakongeza umushahara ntubaze impamvu, bawugabanya ntubaze impamvu, ugakomeza niko byagenze. Ariko ubundi kuki umuntu nyine aba mu buzima atabaza? Ugasanga nanone umuntu akundana n'undi ariko ntajye yibaza impamvu amukunda.
ugasanga umuntu ari kwibaza, ari kureba, afite inzozi ariko ubundi ntanibaze impamvu afite nyine izo nzozi. Hari ukugira inzozi ariko ukanibaza impamvu ufite izo nzozi. Kuki? Kubera kwibaza kuki bishobora gutuma ubona ukuri utigeze utekereza ko wabona, cyangwa se utaniteguye kwakira, kubera ko wibajije ikibazo kuki. Hari umuntu ujya wibaza ati kuki ubundi ni mu kazi gatuma mporana agahinda? Ese wari uzi ko hari abantu baba mu kazi ariko batishimiye? Ariko umuntu ugasanga ntiyibaze ngo kuki ndi muri kano kazi nubwo ntakishimiye. Undi akananirwa kwibaza, cyangwa se akavuga kuki mpora ndi mu mwenda, kuki mpora mu myenda, kuki mpora ngira ubwoba bwo kuba nagira ikintu gishyashya ntangira. Iyo umaze kwibaza ibyo bibazo ubona ko hari ibyemezo wafashe nabi. Ubundi iyo washoboye kwibaza ibyo bibazo, iyo washoboye kwibaza ati kuki ndi mu kazi gatuma mporana agahinda, ese kuki mpora ndi mu myenda, ese kubera iki mbura imbaraga zo gutangira ikintu gishyashya kandi mpora ngitekereza. Rero iyo wabashije kwibaza ibyo bibazo, hari igihe usanga hari ibyemezo wafashe nabi, cyangwa se hari ibyo wemeye kubera gutinya kuba watandukana n'abandi bantu. Niyo mpamvu benshi bahitamo kwirukana ibibazo cyangwa se kubihunga, aho kugira ngo bahure nabyo, bahure n'icyo kibazo bakibaze, ahubwo umuntu agahitamo kugihunga. Reka turebere hamwe uburyo nanone kuki ishobora gutuma uhagurukana izindi nzozi utari witeguye, cyangwa se izindi nzozi utari ufite, kubera ko wibajije kuki. Akenshi uzasanga inzozi zose wagize zikomeye, cyangwa se umuntu wese wagize inzozi zikomeye zaratangiriye ku kibazo kivuga ati ese kuki njyewe ndi gukora ibi ngibi. Reka turebe urugero. Buriya hajya kuvuka amashanyarazi, buriya uwayazanye cyangwa se uwavumbuye amashanyarazi yaje avuga ati ubundi kuki tugenda mu mwijima nijoro, tukagenda ahantu hatabona nijoro? Nuko amashanyarazi aravuka. Ese kubera iki tugomba guhora twicwa n'indwara? Kubera iki abantu bahora barwara bagapfa? Havuka ubuvuzi bwo kuvura abantu, nubwo wenda bavura bagapfa ariko baranabavura bagakira, kandi abakira nibo benshi. Umuntu akongera akibaza ati kuki ntagomba kubaho ubuzima ntifuza? Ese kuki undi mu buzima bumbangamiye? Iyo wibajije icyo kibazo havuka impinduka. Ko niba ubonye ko ubuzima urimo bukubangamiye ukanibaza impamvu yabyo, uhita uvuga uti oya, si uku bigomba kuba, hakaza impinduka. Iyo wibajije kuki uba ufunguye urugi rwo gutekereza ku bintu bishyashya, rwo gutekereza ku bindi bintu utajya gutekerezaho. Niba utazi impamvu ubyuka buri gitondo, niba utazi impamvu ushaka amafaranga, niba utazi impamvu ushaka gutsinda, uzacika intege vuba. Impamvu imwe yonyine yo kwibaza kuki niyo ituma uguma mu ntego y'ibyo bintu nubwo byaba bigoye. Tugarutse ku ngero zacu twatanze, ushobora kwibaza ati ariko kuki mpora mu kazi kantera agahinda kandi mbibona? Iyo wihaye igisubizo ushobora kuvuga uti wenda ushobora kwiha igisubizo kivuga uti impamvu kano kazi mpora nkanambaho nubwo kantera umubabaro, ariko ndashaka kuzagakuramo igishoro nkajya kwikorera. Icyo gihe urumva kuki wibajije, cyangwa se wowe wibajije ihise ituma ubona nyine impamvu uri muri ako kazi, bigatuma ubasha kwihangana nubwo bigoye, ukavuga ati nta kundi, ndashaka igishoro reka nkigumemo. Rero hari itandukaniro ry'abantu b'abanyembaraga n'abandi bantu bacika intege. Abantu bacika intege vuba bakora ibintu kubera abandi, bakurikirana ibyo babonye byose ku mbuga nkoranyambaga bakumva ko byose ari ukuri, ntibazi impamvu banakora ibyo bari gukora. Ariko abanyembaraga bazi impamvu yabyo, bazi icyo barwanirira, bazi icyo batemera gutakaza,
iyo nawe uzi kuki yawe, ntunanirwa, ntucika intege, nubwo watsindwa ntibikubuza gukomeza, kuko uba uzi kuki utsinzwe, cyangwa se kuki icyo kintu uri kugikora nubwo uri gutsindwa. Hari urugero nkunda kurutanga kenshi kandi ruzagenda rugaruka muri ibi biganiro ku bantu bakorera uruhushya rwo gutwara imodoka cyangwa se gutwara ikinyabiziga. Aratsindwa uyu munsi, ariko kubera akicara akibaza ati ariko ubundi kuki bundi ndi gutsindwa, ndi gukorera iki? Ariko kubera ko azi impamvu, azi kuki y'ibyo ari gushaka, aratsindwa rimwe ariko akongera. Rero gutsindwa kwawe ntibikubuza gukomeza kubera ko uzi kuki yawe, kandi nubwo ibintu ubona biri gutinda ntabwo bihagarika. Nubwo ubona ibintu biri gutinda ntuvuga uti ubwo biri gutinda reka ndekeraho. Oya, ahubwo kubera ko uba uzi kuki yabyo, urihangana ugategereza, kuko uba uzi impamvu uri muri ibyo bintu. Reka twongere turebere hamwe kwibaza kuki mu buzima bwa buri munsi. Reka iyi kuki turi kuvuga tuyishyire no mu buzima busanzwe. Wenda uri mu kazi, ibaza uti kuki ndi gukora aka kazi? Ese ni ukugira ngo bampembe gusa, cyangwa hari icyerekezo kano kazi nagakuramo? Niba uri gukundana n'umuntu, ibaza uti kuki nkunda uyu muntu? Mu bantu bose banzengurutse, mu banterese bose, mu bo naterese bose, kuki uyu muntu ari we nkunda? Ese koko ni urukundo cyangwa ni ubwoba bwo kuba njyenyine? Niwibaza kuki uwo muntu ari we ukunda ukabona igisubizo, bizatuma ukomeza urukundo rwawe cyangwa se uruvemo. Hari abantu bakomereka nko mu rukundo akavuga ati ariko kubera iki ubundi urukundo ruba runzengereza? Ukireba, wabona igisubizo cyabyo ukamenya uburyo urukomeza. Niba hari inzozi ufite, ibaza uti kuki nshaka gutsinda, kuki nshaka kugera kuri izi nzozi? Kuki ndi gushaka amafaranga menshi? Niba ufite inzozi z'amafaranga, kuki ndi gushaka amafaranga menshi? Niba uri gushaka kumenyekana, ibaza uti kuki ariko ubundi numva nshaka kumenyekana? Iyo utibajije kuki, ushobora kwirukanka no ku nzozi zitari izawe. Bijya bibaho. Ukabona abantu bari kumenyekana, nawe ukumva bamenyekana ariko utazi impamvu ushaka kumenyekana. Ariko numenya impamvu ushaka kumenyekana, bizagufasha. Ariko nutamenya impamvu y'ikintu uri gushaka, byanga byakunda, uzirukanka ku nzozi zitari izawe. Rero kuki cyangwa se ijambo kuki rijya rigufasha, iyo ukomeje kuryibaza rijya rigufasha kuba undi muntu ukuze mu buryo bw'amarangamutima. Abantu bakiri bato cyangwa se abantu batarakura mu marangamutima bahora bashinja abandi amakosa, bahora bumva hari ibindi bintu bibagombwa, bagahora bumva bafitiye urubanza amahirwe. Ikintu cyose akumva nta mahirwe agifitemo, ibyanze akumva nuko ari amahirwe yabuze. Ariko iyo ukuze mu mitekerereze, uribaza uti ese kubera iki ngerageza bikeya? Ese kuki ntagerageza birenzeho? Urumva aribaza kuki biranze, ariko se kubera iki? Kuki ntakongera nkagerageza? Kuki ntagerageza byisumbuyeho? Ese kuki niba hari ibintu yari arimo akabihagarika agahita avuga ati ese kuki ibi bintu ubundi nabihagaritse? Ni iki nakwigira ku byambayeho? Kwibaza kuki usanga bigufasha kwemera amakosa yawe. Niba uri kuvuga uti kuki, ni iki nakwigira ku byambayeho, byanga byakunda uri kwibaza uti kuki ubundi ibi bintu nabikoze, kuki ibintu nabiguyemo, hanyuma ukavuga uti kuki ntakwigira ku byambayeho, bikagufasha kwemera amakosa wakoze, bikagufasha kwiga kuruta kuba wanenga abantu, ahubwo ukigira mu byakubayeho, ndetse bikanagufasha guhinduka aho kugira ngo uhore witotomba.
abantu benshi bahora bitotomba. Rero wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, menya ko igihe cyose uzahora wibaza kuki, bizatuma uhinduka aho kujya witotomba. Niba ari ibintu byinshi ushobora witotombera, icara ubyibazeho, wibaze uti kubera iki, ni kubera iki, ku mpamvu y'ibi bintu bizatuma uhinduka. Iki kibazo rero gishobora guhindura n'ejo hawe. Reka wowe unkurikiye dusoze nguhaye umukoro ukomeye cyangwa se nguhaye ikibazo gikomeye. Ikibazo kibaza kiti kuki uri kubaho ubuzima uri kubaho uyu munsi? Ese n'undi wese wakubaza uti kuki uri kubaho ubuzima uri kubaho uyu munsi, ubifitiye igisubizo? Niba utabwishimiye, kuki udahindura ibitekerezo? Kuki uri kwihanganira ibikubabaza? Kuki wemera ibintu bikeya kandi muri wowe ushoboye byinshi? Iyo umajije gusubiza bino bibazo, ukabisubizanya ukuri kwawe kuri mu mutima wawe nta buryarya, ntushobora gukomeza kubaho uko umeze. Ntushobora gukomeza kubaho muri ubwo buzima urimo. Ntabwo bishoboka. Rero uko watangira kubaho ukoresheje ijambo kuki? Watangira kubaho ute ukoresheje ijambo kuki? Reka nguhe umukoro, reka iki kibazo tukigire umukoro wacu wa buri munsi. Fata ikaye, ikaramu, ufate telefone yawe ujye muri note cyangwa se ufate kompiyuta yawe, hanyuma dukore uyu mukoro. Niba wamaze gufata urupapuro n'ikaramu byawe, niba wamaze gufata telefone yawe ugiye muri note, niba wamaze gufata kompiyuta yawe, andika ikibazo cya mbere kibaza ngo kuki ubundi ndiho? Wongere wandike, usige umwanya wo kuza kuhashyiramo igisubizo. Usigemo umwanya urambuye uri buze gushyiramo igisubizo. Wongere wandike ikindi kibazo cya kabiri kibaza ngo kuki ubundi mpora numva nshaka impinduka mu buzima bwanjye? Nabyo bisigira umwanya. Wongere wandike ikindi kibazo cya gatatu kivuga ngo ubundi kuki ntifuza kongera kubaho uko umeze? Kuko uko umwaka urangiye tugiye mu wundi mwaka, umuntu akubwira ngo ndashaka kuba umuntu mushyashya, ngo mfite ingamba nshyashya, ngo mfite ibi n'ibi n'ibi, ariko se kuki utifuza kubaho ubuzima uriho uyu munsi? Genda ahandi hose wagiye usigaza umwanya wo kuza gushyiramo ibisubizo, usubize nta kinyoma, utibeshye. Ni wowe wenyine, ni wowe wibajije, ni nawe ugomba gusubiza. Uri wenyine, nta muntu uri kukongorera. Wowe n'umutimanama wawe, shyiramo igisubizo cy'ikibazo wibajije, igisubizo cyahise kiza mu mutwe wawe. Niba wibajije ngo kuki ndiho, igisubizo ufite ni iki? Gishyiremo. Byose numara kubishyiramo, wongere ubisome. Numara kubisoma, uraza kureba. Hari aho uri busange biteye agahinda uvuge ngo uyu ni njyewe se? Cyangwa aho uri busange ibisubizo byawe bigutengushye, kuko bishobora kugutenguha, ubyemere, ntubihunge, ubyemere. Hanyuma numara kubyemera, ufate indi paje, ufate urundi rupapuro, ufate ikindi gice, wandikemo noneho, ufate icyemezo gishyashya uyu munsi, wandikemo noneho ati ubwo ibi bimeze gutya n'ibimeze gutya, ndumva nafata uyu mwanzuro. Noneho ufate icyemezo gishyashya, kuko akenshi impinduka ntabwo zizaza kubera ko habaho ibintu biremereye, ntabwo zizaza kubera ko, ahubwo zizaza kubera ko hari akantu gato cyane watangiye, hari akantu gato cyane wakozeho. Niba
ufashe umwanzuro wo kwibaza ngo kuki, uzabona impinduka zidasanzwe. Gerageza uyu munsi ukore uyu mwitozo dusorejeho wo gufata urupapuro n'ikaramu ukandika, ukibaza, ndetse si n'ibibazo gusa nakubajije, ahubwo nawe ubwawe reba n'ibindi bibazo byinshi ugenda wibaza, bya bintu byose ujya uhora wumva bikubangamiye mu mutwe, wandika ubundi ugenda ubyandika. Niba ari umuntu wanga wumva wananiwe kubabarira, uvuga ati ariko ubundi kuki uyu muntu mwanga? Wihe igisubizo, none urangiza ufate icyemezo. Wibaza uti ese ubundi kuki ndyamira? Ese ubundi kuki nkora ibi ngibi? Wibaze nyine ibibazo byinshi, bya bindi byose bikunyura mu mutwe ubyibaze. Numara kubyibaza bizagufasha kandi uzabona impinduka, kubera ko watangije ikibazo kimwe cyonyine kivuga ngo kuki. Ni akantu gato cyane, ni inyuguti nke cyane, ariko zizagufasha kugira impinduka mu buzima. Wowe unteze amatwi rero, ubuzima ntibuhindurwa n'amahirwe, ubuzima ntibuhindurwa n'uko abantu bakoze ibintu by'ibitangaza cyane, ahubwo ubuzima buhindurwa n'uko abantu batinyutse kwibaza ibibazo. Kuko abantu benshi bahunga ibibazo, umuntu agahunga ikibazo cyo kwibaza, akabaho mu buzima adashaka kubera ko hari ikibazo arimo arahunga. Ntugakomeze kubaho ubuzima utabaza. Si ukubaza abandi gusa, nawe ugomba kwibaza, ariko kandi byaba na ngombwa nahura ukabaza. Niba umuntu agukoreye ikintu umera nk'umwana muto nyine, umubaze uti kuki? Kuki? Kuki uzayiboneramo ibisubizo byinshi cyane. Ntukareke kubaho utabaza kuki. Kandi ikindi, ntukiruke ku nzozi utazi impamvu zazo. Hari igihe umuntu agira inzozi ariko atazi impamvu zazo, kandi twabonye yuko igihe cyose utazi impamvu ufite izo nzozi, uziruka ku nzozi zitari izawe. Ibaza uti kuki, uzabona icyerekezo. Ibaza uti kuki, uzabona imbaraga. Ibaza uti kuki, uzanibona nawe ubwawe. Kuko nibaza uti kuki ndiho, uzabona igisubizo cyawe. Uzavuga uti kuki ubundi numva niyanga, uzabona igisubizo cyawe, kandi bizagufasha ko uzanibona nawe ubwawe ukongera ukigarukaho. Ibaze kuki. Aha dusoreje ikiganiro cyacu, ariko ndakwinginze ngo wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, ongera wicare, ongera utekereze, ufate igihe, wicare wenyine wiherereye, wibaza uti kuki. Niwibaza kuki, urabona ibisubizo by'ibintu byinshi, kandi biragufasha gufata umwanzuro mwiza. Niba iyi video ikugiriye umumaro, duhe like, utubwire muri comment, kandi niba ngombwa uyisangize n'abandi. Hari undi nawe wabona bifashije, nawe ubaho mu buzima atazi impamvu, ariko ubaho muri ubwo buzima akeneye ijambo ryitwa kuki kugira ngo rihindure ubuzima bwiwe. Kuki niho dusoreje. Mugumane natwe hano kuri Time to Know. Dusubire ubutaha. Turabakunda cyane. Shalom shalom.